basirikare banje Fan mbabarira ngwino rwose bibiri twigisha kubabarira cyo ngwino n'undi munsi Yesu shimwe ahimbazwe Yesu shimwe ahimbazwe Leta y'u Rwanda turabamenyesha ko twashimuse umunyarwanda twebwe ADP Kaida. Leta y'u Rwanda turabamenyesha ko twashimuse umunyarwanda twebwe ADP Kaida tukaba tuzamubasubiza ari uko mutanze ingurane y'ibi bikurikira. Muri iyo ngurane agomba kuba harimo Bibiliya 22, ibitabo by'indirimbo 15, Bibiliya ntoya 15, tukabasaba kandi na litiro 25 z'ubushera n'amapaki 13 y'amandazi Fandi na super deep ni paki ya super deep. Tukabasaba nanone gufungura mugenzi wacu witwa nako nimushake mu mwihorere muzana ibyo bindi bisigaye umwanya turamubahereza kuko basha nta wa mugenzi wacu ujye ufata ubutumwa akabashyira mu cyongereza ngo aza bushyiremo. Wap boss Gendarmerie para mujameni wabo hari umukira wa akazi ko gusukura inzo yaragiye kujyamo urumva ntago yataboneka mbivuga ariko harera Imana Jerime wabinjaje urinze wavuga mugenzi wacu Kalisa Gendarmerie wibagije ko turi kuri kamera. ubu mukanya uraje uvuge ko na Fandi yitwa Kwizera Yusuf. ayori Jundorero ibyo ni ibikiri kutuzanira. Umbabarire nkiyame utavuga ko nitwa Murenjisiste urumva. Gwe hano Fanda ariko nukuri ko Imana njye nankubitira bo ndenganyije nukuri nta kintu. Aya ntago kubita Bibiliya se twigisha kubabarira. Let's get ready to rumble. Nawundi wasemura satari Gendarmerie. Ntacyo ndaje mbyikorera. Sikiba. Please. Oye. Terodi. Oye. We ADP Kaida.
we are teruringi Rwandane governementit Aseba, icyo cyongereza utambeshye wakigiye. Online Sane online koko. Usikangira ngo mwakigaga mu mibare. Genzi icyongereza mwahise nkabafasha. Mubare mbafashe kabisa. ariko cyakoze Imana igira amaboko we ibaza ukuntu Imana yatukuyoboyeho ikatukuyoboraho uzi n'icyongereza ariko mwampereye icyubahiro Imana ariko njye nare nanabisengeye wari wasengeye biki se wambesere cyo ratahaguruka dusubiriremo ibyo ngiye kujya mvuga mu cyongereza umukuremo icyo cyamvirope disi cyo gira unyegere disi tugere dutangire disi twebwe ADP Kaida. My name is Jonathan. ADP Kaida has kidnapped me. Turasaba leta y'u Rwanda Please come quickly and save me. ko I hear them saying you are heading Kicukiro sector. muzi ko ikintu bavuze mu Kinyarwanda iyo kigiye mu Cyongereza bibamo ibintu byinshi cyane cyane yewe tukomeze twashimusa umunyarwanda tukaba tuzamubasubiza ari uko tubonye ingurane y'ibi bikurikira. Please come before these idiots found out what I'm saying. boss ibintu rero mara kukubwira ntago ari byo uko ibyo uri kuvuga n'ibyo ari kuvuga biratandukanye nubwo nagarukiye mu wakane ariko ari ikintu ndaduke ngenda numvamo ibintu ari kukubwira ntago ari byo Cikase wandaye y'ubururu nta soni ngewe ibyo arimo aravuga ndabizi neza ko ari byo ngewe ntago bizi ko mbere yuko nza kubikihe nari umwarimu w'icyongereza babandi bita English sticker English nako tubyihorera ariko wowe icyo ugomba kumenya cyo ibyo arimo aravuga nitwe turi kubimubwira kandi arimo arabivuga neza vuze ngo iki. okay boss nabyumvisha nta kibazo yego rato hagomba kuzamo Bibiliya 22 hakazamo ibitabo by'indirimbo 15 hakazamo utubibiliya dutoya 15 hakazamo litiro 25 z'ubushera hakazamo amapaki 13 y'amandazi n'ipaki imwe ya spadine. Please save me. Ariko sha ari watubonyemo ibigori ntago ari wowe mukanya navuze amagambo ijambo rimwe ukarihinduramo amagambo 2000 none ibigambo byose mvuze bihindutse amagambo 3. Ariko boss munciye mu ijambo nari narangize kuvuga. Reke soza. A B C D E F G enough. Nuko sha nuko akana we witwaye neza rwose. Wakigoryi we wagiye kuvuga save me uyoboye ko bisobanura spadipe ya Coca twe twagusabye Coca hari umuntu ubona hana ashaka spadipe ya Coca ko twashakaga za orange asoni ubutangiye ni wongera zakwereka umuteruro tugenda Yesu shimwe ahimbazwe.
ushimwe ahimbazwe Panda.